bamunize mu ibanga abandi baratwikwa bashya bumva umwami nawe ntiyarazi ko abari bamuri hafi bari bagiye gutegura urupfu rwe. Inyuma y'uwo mugambi hari umugore umwe wabayeho mu mateka y'u Rwanda, umugabekazi Kanjogera. Uyu munsi tugiye kureba uko umugambi wo guhirika umwami Mibambwe wa kane Rutarindwa watangiye mu ibanga, ariko hari icyo abaturage batamenye: uwanyoye amata y'ibwami ayishyura amaraso. Ninde wabivuze? Byavugiwe hehe? Tuti Isaya None TV nimugeze hano bwa mbere ngaho kandi subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibazo. Nitwa MM ikaze. Rero ntibyari bisanzwe ko tubagezeho ibiganiro nk'ibi muri weekend, ariko burya ibitekerezo byanyu niko kuvuga u Rwanda. Nk'uko bisanzwe rero tuvuga u Rwanda tukavuga amateka, nta wundi murage dukeneye usibye amateka yacu. Rero n'ubundi inkangarira cyateretse, maze igihe twarebaga ibitekerezo byanyu muri weekend, umukunzi wacu aratwandikira ati: none Isaya None TV ko nta mateka mutugezeho muri weekend, ubwo mwumva nta kibura? Maze natwe tuti reka tubaze abakunzi bacu binyuze muri iki kiganiro niba byemera ko amateka y'u Rwanda nk'aya yajya bageraho muri weekend. Natwe nta kabuza nta wundi murage dukeneye. Cyakoze uyu munsi ngiye kukugezaho igice cya mbere. Nubyemera ukemera ko aya mateka yajya tugeraho muri weekend gutya, urabinyereka mu bitekerezo ndetse ukanda like. Intambara ku Rucunshu bivuga ko yaba yaratewe n'ikosa cyakozwe n'umwami Rwabugiri. Ubutegetsi bwose ku isi bucungwa n'inzego z'iperereza cyangwa intasi. Umwami Rwabugiri we ntabwo yubashye amabwiriza ngenderwaho y'abiru b'ibwami. Iyo atubahirizwaga yatezaga ibibazo ibwami no mu gihugu muri rusange. Umwami Rwabugiri kutuba amabwiriza y'abiru ngo niho havuye intambara yo ku Rucunshu. Umusozi wa Rucunshu icyo gihe wari ahitwaga Amarangara, nyuma muri Repubulika yitwa Komine Nyamabuye, Perefegitura ya Gitarama, none ubu ni mu karere ka Muhanga, intara y'Amajyepfo. Bateka avuga ko intambara yo ku Rucunshu yabaye mu mpera z'umwaka w'1896 bishyira mu mwaka w'1897. Intandaro y'iyi ntambara ngo yaba yaravuye ku mwami Rwabugiri. Umwami Rwabugiri bivuga ko yaba yaravutse ahagana mu 1840 mu bwami bw'u Rwanda, atanga mu kwezi kwa 12 mu 1895. yatanze afite imyaka 55. Bivuga ko yaguye muri Kongo. Yasize abana Yuhi wa gatanu Musinga, Mibambwe wa kane Rutarindwa. Uyu mwami Rwabugiri yategetse hagati y'1853 n'1895, akaba yarabanjirijwe na Mutara wa kabiri Rwogera. Uretse intambara zagiye zibaho mu Rwanda rwa Gasabo zijyanye no kurengera ubusugire bw'igihugu, hagiye hanabaho intambara zizungura zijyanye n'abarwaniraga ingoma. Nyuma rero haza kubaho intambara karundura Rukunduzi yitiriwe Rucunshu kuko ari naho yabereye. Rero bitangira byatangiriye Ingeri muri Nyaruguru. Rwabugiri ateganya umusimbura. Uwo yahisemo n'umwe mu bana be b'icyitiriro ari we Rutarindwa. Nibwo rero Kigeli wa kane Rwabugiri amwimitse. Imihango yose irubahirizwa, aherezwa inyonga, aricyo kimenyetso cy'ubwami, yitwa Mibambwe wa kane Rutarindwa. Kimwe na Baryinyonza, Karara na Burabyo bari abana b'abazanano. Rwabugiri yacyuye Nyirabirunga, umukonokazi wari mubyara we, maze atwara n'abo bana abitabe nk'uko umuco wari uri. Se w'aba bana Gacinya ka Rwakagara rwa Gahindiro araceceka ngo atahagwa. Rutarindwa yimitswe afite imyaka 22 kandi afite abana batatu: Nyamuheshera, Sekarongoro na Rangira. Ubundi rero irage ry'ubwami n'umurage w'ingoma ni kimwe mu bice byari bigize ubwiru, maze Rwabugiri abishinga abiru b'inkoramutima. Abari bari muri iryo yimikwa ni Bisangwa bya Bigombi turi ndetse na murumuna we Sehene na Mugugu wari umutware w'ingabo z'abarasa. Abashinga kuzashyigikira Mibambwe wa kane Rutarindwa, anabaraga ibyizungura. Rero nyina wa Rutarindwa mu mubare wabo yishahorera nyina Murorunkwere nyuma y'uko abeshye uko atwite. Ibyo byatumye Rwabugiri aha Mibambwe wa kane Rutarindwa umugabekazi w'umutsindirano ari we Kanjogera
n'umwe bitaga Kanzogera. Abiru n'abasizi bahise babwira Rwabugiri bati urakoze ukoze ishyano kuko ushoje intambara i Rwanda. Dore impamvu rero abiru babwiye Rwabugiri batyo. Itegeko ry'ubwiru ryagengaga izungura ryagenaga ko ubwami mu by'ukuri budahabwa umwana w'umwami uzungura, ahubwo buhabwa bumwe mu bwoko bwitwaga ibibanda bakurikije umwuka wa politiki n'inyungu z'abiru, ariyo abaha, abakono, abega niyo y'ingenzi n'abagesera. Ariko ubu bwoko bwiyongeyeho mu buryo butunguranye. Umugabekazi w'umugeserakazi ni umwe rukumbi mu mateka y'u Rwanda, ariwe nyina Kigeli wa gatatu Rwesero, nyina wa Kigeli wa gatatu Ndabarasa. Uyu Rujugira yamukuye mu Bugesera mu bazirankende b'Igisaka, aho yari yarahungiye ubusazi bwa se Yuhi wa gatatu Mazimpaka. Ibi bibanda bikomeye rero mu mateka y'u Rwanda byari bitatu kugeza igihe Rutarindwa yimikiwe na Rwabugiri. Ubwoko bw'abakono bwari bukomeye kuko bwavuyemo aribo Nyirakigeli wa mbere Nyankuge, nyina wa Mukobanya, Nyirahihi wa gatatu Nyamarembo, nyina wa Mazimpaka, ndetse na Nyirakigeli wa kane Murorunkwere, nyina wa Rwabugiri. Nyina wa Rutarindwa ariwe Nyiraburanga, ariko yari yarapfuye. Umugabekazi w'icyitiriro Nyiramibambwe wa kane Kanjogera yari umugabekazi, yari umwegakazi, igisekuru cy'Abakagara, akaba impungwakazi bikabije ya Rwabugiri. Reka turebe amwe mu makosa bashyira ku mwami Rwabugiri. Icyambere, gutsindira umwami akamuha Kanjogeraho umugabekazi bafite aho bahuriye, kandi n'uwo mukobwa akomoka mu bwoko butanga abagabekazi kandi bukomeye. Kuba uwo Nyiramibambwe wa kane Kanjogera nawe yari afite umuhungu w'uburabwe yabyaranye na Rwabugiri witwa Musinga. Aho rero ngo bijya gucikira ku rucucu koko niho babonye ko ishyano riguye. Cyakoze abega bo babonye ko Rwabugiri akoze ibyo bariyamira bati nimumureke ingoma itakibwega, igisigaye ni uguhiruka ubutegetsi bwa Rutarindwa tukimika umwana wacu ariwe Musinga. Uwo mugambi wacuzwe n'inkoramutima z'ubwami karahabutaka. Ahanini rero arimo Kanjogera na basaza be Kabare na Ruhinankiko. Cyakoze n'umuhungu wabo Rwidedembya rwa Kigenza cya Rwakagara nawe yidedembyaga hafi yabo. Cyakoze bicaye ibwami bateguraga operasiyo uko izagenda n'abazaba bayirimo. Icyakoze bwa mbere na mbere bayitegura harimo komora amaboko ya bamwe mu bari bashyigikiye umwami Rutarindwa, harimo Bisangwa bya Bigombi turi na Mumuno Sehene na Mugugu wa Shumbusho na Muhamyangabo. Aba bari inkoramutima y'ubutegetsi bwa Rutarindwa na se Rwabugiri. Rero Kanjogera na basaza be maze baricara bandika script uko izagenda. Ku isonga basanze Bisangwa bya Bigombi turi agomba koherezwa ishangi kurwanya abasirikare bari bavuye muri Kongo. Aba bari abasirikare ba Leopold wa kabiri umwami w'Ababirigi, bari bayobowe na Lieutenant Sangarate. Bisangwa rero maze koko nkuko byari byanditswe arahagwa. Mu gihe bamwe bahungaga barimo bene Rwabugiri, we ati munze mva mu mahanga ngana i Rwanda byakumvikana, none ubwo ndi i Rwanda ahandi nahunga ngana nihe? Maze rero yanga guhemuka yiyahura asatira umubirigi Lieutenant Sangarate. Maze umubirigi nawe yari yaratoje gukora muri Twiga, maze amucucuma amasasu mu gahanga ndetse no mu gituza. Bisangwa bya Bigombi turi agwaho. Ariko mbere yuko atabaruka yagize ati uwanyoye amata y'ibwami ayishyura amaraso. Uyu yari umutware w'ingangurarugo ibwami. Sehene rero murumuna wa Bisangwa, nyuma yuko yaramaze kugabana ibya mukuru we Bisangwa, agira inama Mibambwe wa kane Rutarindwa ko yakwikiza Musinga akamwica kugira ngo ijuru ry'ubwami ryari ryuje ibihu by'izangano n'ubutiriganya ritamuruke maze imvura yongera igwa ibukunzi. Ariko rero igihe yavugaga ibi byabaye nko gugosorera mu rucaca, kuko Rutarindwa yari yavuniye ibiti mu matwi. Mibambwe wa kane Rutarindwa yumvaga atatenyuka kwica murumuna we. Maze rero ingezi zari hafi uzumva Sehene avuga ayo magambo ntizatinze kubigeza ku bega. Nibwo rero Kabare ateze umutego Sehene maze aramushukashuka amujyana hiherereye
nuko amuteza abahungu be yari yatoje koko, maze baramusingira bamuterera uwakajwiga, Sehene apfa nta rusaku. Kuko rero script yari yateguwe. Noneho tugeze kuri Mugugu wa Shumbusho, Kanjogera na Kabare na Ruri na Nkiko na Twidedembya babanje kumwangisha umwami Rutarindwa, maze nawe yemera amabwire yabo, kandi mu by'ukuri bagamije kumuvutsa amaboko ya Mugugu wari umukomeyeho, banamushyigikiye cyane. Abo bega banashakaga kumutwara intara ebyiri yategekaga, Gihunya na Mirenge mu Gisaka, maze bakahategekesha abahungu babo. Cyakoze Mugugu we agatura mu Burima muri Nduga, maze muri operasiyo y'agatangaza cyane abega bohereza ingabo zabo zo kumutsinda iwe, nawe agerageza kwirwanaho nk'umwe wari umurwanyi cyane. Abatware be bari bamukomeyeho cyane, ariko ubwo yasezeraga abatware be bamukomeyeho cyane, ariko abonye yugarijwe yanga kugwa mu maboko y'abega, nuko yitwikira mu nzu hamwe n'abana be n'abavandimwe be Semukamba na Karwanyi. Mugugu rero nawe yari umutware w'Abasa, nawe rero operasiyo ibigenzwe nk'uko yari yanditswe na Kanjogera na basaza be. Noneho rero script igeze kuri Muhamyangabo, yari mwene Byabagabo, akaba umunyiginya w'Umugunga, niwe wari ushinzwe urugo rw'umwami rwacungwaga na Musomandera muka Rutarindwa. Uwo mugore rero yagiranye amatiku na Muhamyangabo, maze yumvisha umugabo we ko Muhamyangabo agomba gupfa nta kabuza, maze koko Rutarindwa atanga uwo mutware, atanga hamwe n'umuvandimwe we Ndabihamye n'umuhungu we Majuguri. Muhamyangabo mu gihe bari bamujyanye bajya kumwica, nibwo yavuze iri jambo ati, ndamakoma ngiye kwisasira amakombe. Yari azi ko Mibambwe wa kane Rutarindwa wari umaze kumutanga aza kumukurikira bidatinze, hamwe n'ibindi bikomerezwa by'ibwami. Habura gato rero ngo amakipe yose yinjira mu kibuga, maze witoje neza yikore mu mitana yibwira abo ku rucuncu. Nshuti bavandimwe rero, ni munyemereye igice cya mbere tugisoreza aha. Ubutaha tuzareba igice cya kabiri, uko intambara yaje kurota nuko byaje kurangira. Ibi rero urabigiramo uruhare, umpa igitekerezo kandi ukanda like. Ibi rompaye ubutumwa bwo kugaruka muri weekend tuganira ku mateka y'ubwami. Nta wundi murage dukeneye usibye amateka yacu. Twitse Isaha ya None TV, niba ugeze hano bwa mbere ngaho kanda subscribe kugira ngo ibiganiro bitaha bizaze bisubiza ibibazo wibaza. Nitwa MM, ibihe byiza.